Mwese mukomeze kudukurikira kuri muyoboro wacu wa YouTube TV. Nanjye kubasuhuza nkaba nitwa Alex, nkaba umunyeshuri mu mwaka wa kane w'ubuganga mu Rwanda. Uno munsi rero nkaba naje nje kubasobanurira icyo kanseri ari cyo, kugira ngo twese dufatanye mu buryo bworoheje cyane, ku buryo buri muntu aza gutara azi icyo kanseri ari cyo, mu buryo buri simple, mu buryo bworoshye cyane nyine pe. Ubundi tudatinze mu magambo, kanseri iki? Hano turabyanditse mu rurimi rw'icyongereza, ariko ndagerageza kugusobanurira mu buryo buri very simple kugira ngo buri wese abyumve. Kanseri ni uncontrolled cell division within the body. Ubundi mu mubiri ugizwe n'uturemangingo duto cyane tutabasha kugaragara n'amaso, ariko dufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi. Ati utwo turemangingo turakura, turapfa, tugasimburwa. Hari uburyo, hari porogaramu iba ihari yo kudukontorora kugira ngo tudakomeza gukura kumuteza ikibazo. Rero ni ukuvuga ngo iyo porogaramu iyo yagize ibibazo, utwo turemangingo turakomeza tugakura mu buryo tutabasha gukontororwa n'umubiri, tukaba twatera ibibazo byinshi cyane. Ubundi kanseri iterwa n'ibintu byinshi cyane, nk'uko nahoze mbabwira ruguru. Kanseri ati iyo wabuze iyo porogaramu ikontorora utwo turemangingo, ubu wategeka kurwara kanseri. Rero hari ibintu bishobora kongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri, aribyo twita risk factors. Urugero harimo nka smoking, kunywa itabi bikongera amahirwe menshi cyane kuba warwara kanseri. Harimo imyaka no kuvuga ngo uko abantu muragenda kura agenda arwara, abafite ibyago byinshi byo kuba warwara kanseri. Yarwaye na kanseri z'abana bato cyane, ariko uko ugenda imyaka igenda izamuka hejuru ya 50, ugenda wongera ibyago byo kuba wagira kanseri. Ikindi ni family history. Nimba mu muryango wanyu harimo abantu bakunda kurwara kanseri, nawe ugomba kubimenya ko ushobora kuba ufite ibyago byiyongereho byo kuba warwara kanseri kuruta babandi mu muryango wabo hatarimo abantu barwara kanseri. Ikindi ni obesity. Nimba ubyibushye urengeje BMI hejuru ya 30, nk'uko twabonye muri video zatambutse, nawe ufite ibyago byo kuba warwara kanseri. Ikindi ni kunywa inzoga nyinshi cyane. Mwese murabizi ko inzoga nyinshi cyane zitera ibibazo byinshi cyane, n'iki ngiki nacyo cyiyongeraho. Ikindi cyongeraho ni ukuba ufite viral infection. Ku bantu bafite wenda human papillomaviruses, ni virusi ikunda gutuma abantu bagira kanseri y'inkondo y'umura ku bagore. Ikindi n'urugero n'abantu bakunda kuba abantu barwaye n'ubwandu sida, bakunda kugira kanseri nyinshi zitandukanye zaturutse kuri icyo kibazo baba bahuye nacyo, aricyo sida cyangwa virusi itera ubwandu. Ikindi ni chemical and radio exposures. Urumva nimba uri ku radiations, urugero mu byuma byo kwa muganga bashobora kugufotora, bishobora kugira ibyago byo kurwara kanseri. N'ikindi n'andi makemiko atandukanye, nk'amakemiko atandukanye n'angana no mu itabi, aho harimo amakemiko ariko n'andi menshi bishobora kugira ibyago byo kuba warwara kanseri. Ubundi rero kwa muganga nibo abantu bashaka kwemeza ko barwaye kanseri. Hari ibizami byinshi cyane bagenda bagakora, nyuma yo kubikusanya bagenda begeranya amakuru bakurikije uko umeze n'ibimenyetso tugiye kubona aha ngaha, baraza kuvuga ati umuntu arwaye kanseri, cyangwa bakayemeza ko arwaye kanseri. Mu bimenyetso abantu benshi barwaye kanseri abantu bakunda guhuriraho harimo gutakaza ibiro. Gutakaza ibiro ni kuvuga ntabwo ariko gutakaza ibiro utigeze ufata cyangwa utigeze ujya kuri nutrition kugira ngo ugabanye ibiro. Ikindi harimo kubura apeti. Ikindi kumva unaniwe, ukumva nta mbaraga ugifite. Ikindi ni ukagira ububabare. Aha ngaha kuba wenda kuvuga ntabwo ari kanseri zose ko zizagutera ububabare, aha ngaha biterwa n'ubwoko bwa kanseri warwaye. Ikindi no kumva ko hari ikintu kibyimbye ahantu ufite, n'urugero niba ari umuntu wumva kubyimba, ukumva harimo ikintu kimeze nk'ikibyimba. Kanseri ikunda kurwara n'abantu benshi kuri ino si ni breast cancer, ni kanseri y'ibere. Uba uri umugabo cyangwa uri umugore ushobora kugira kanseri y'ibere. Aha ngaha rero twabaye ingero mu bagore no mu bagabo. Izi twabahaye ingero enye, kuko twahereye kuri most predominant cancers tugenda tumanuka bere kuziba nyinshi cyane ku tumanuka. Kanseri ya mbere mu bagabo ni prostate cancer. Ni prostate ni akanyama kaba munsi y'uruhago. Iyo prostate ikadufasha mu gukora semen cyangwa amasohoro mu buryo bw'ikinyarwanda. Indi kanseri ni iya kabiri, kanseri y'ibihaha. Iya gatatu mu bagabo ni colorectal cancer, cyangwa kanseri yo mu mara. Iyi ngiyi ikunda guterwa no kutarya imboga cyane. Noneho iyi ni bladder cancer. Iyi ni kanseri y'uruhago, iyi ngiyi cyane abantu bakunda kumutana. Noneho mu bagore naho ni breast cancer, cyane breast cancer
mu bantu mu muryango wanyu niba barimo bakunda kurwara kanseri y'ibere, nawe ugomba kumenya ko ushobora ufite ibyago byo kurwara kanseri. Ikintu ushaka cyane cyane kwifuzaho ku bantu bakunda kugira breast cancer, cyane nibwo umuntu w'umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa mukuru wawe yaragize breast cancer, nawe ni ukubimenya ukajya wipima. Hari uburyo bworoshye cyane bwo kwipima mu ibere, wakumvamo akantu karimo k'akabuye ukamenya gashoboka ko ugomba kujya kwipimisha bakakubwira uko bimeze. Mu bagore rero indi ya kabiri ni cancer. Abagore basigaye mu itabi cyane byariyongereye nk'ubu risk factor. Iyi colorectal cancer nayo ni indi, hakazaho na icyo cancers. Ubundi kanseri ushobora kwirinda iki? Hari ibintu bishoboka ko wakirinda n'ibindi udashobora kwirinda. Ikintu ugomba kwirinda muri ko ibintu ushobora gukora kugira ngo wirinde kanseri cyangwa ugabanye ibyago byo kuba warwara kanseri, nta bindi ni ukugabanya risk factor. Aha ngaha handitseho ngo to reduce risk factor exposures. Muri izi risk factors hari ibyo wakwirinda, hari ibyo ushobora kugerageza ukaba wabaho kugira ngo wirinde ugabanye ibyago byo kuba warwara kanseri. Nk'urugero nko kunywa itabi, kugira ibiro byinshi cyane, cyangwa kugira obesite, ibyo ngibyo ushobora kubyirinda. Ushobora kwirinda kunywa inzoga nyinshi cyane, ushobora kwirinda kugira infection, ushobora no kwirinda kujya ahantu hose ushobora gutuma expose ku bintu bishobora gutuma habaho mutation mu mubiri, cyangwa twa turemangingo dushinzwe ya porogaramu ikontrolinga twa turemangingo uburyo dukora. Ibyo bintu byose bishobora kuyangiza, ugomba kubyirinda. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko hari ibintu byinshi utabasha kwirinda. Nk'urugero nk'ibi twatanze nk'imyaka, ntabwo ugomba gukura n'ibisanzwe, ibyo nta hantu wabihungira. Ikindi ni ukuvuga ngo na family, niba mu muryango wanyu harimo abantu bafite wenda kanseri, ibyo ngibyo ugomba kubimenya kugira ngo kuba ubizi neza nicyo kintu cyagufasha no kwirinda risk factors twavuze hano hejuru, ushaka kugira ngo ugire gute, kugira ngo ugabanye ibyo byago byo kurwara kanseri. Ikindi kintu ugomba kongeraho ni health lifestyle. Health lifestyle ikintu ugomba gukoramo ni ukwirinda stress, ugakora siporo, ukarya neza indyo yuzuye. Ibyo bintu byose bishobora kugufasha kwirinda kanseri. Murakoze, mwari muri kumwe na Alex, nawe utaha.